Guys, nunga gushima wowe kuri channel yanje Tuteke nizere ko wamaze kundeba, wamaze gukanda subscribe, wanasharinze iyi video ndetse warangije no kwiyelikinga. Guys, wowe wimbwira ngo wabuze akazi, nkuzaniye website yo gutanga akazi ku buntu. Umva ni condition nshya kugira ngo wiyandikishe kugira ngo uhabwe akazi. Wowe niba utariyandikisha muri website, link yo kwiyandikisha urayisanga muri description, ngiye kwerekana uburyo bwo kwiyandikisha muri website, ubundi nawe urebe ko wabona amakazi. Atari ibyo ndatakabonye amakazi kugira ngo bajye baguhemba buri kwezi. Hari ubundi buryo bwinshi bwo gukorera amafaranga, ni ugukora sayi nini ya buri munsi ubundi ugahabwa amafaranga. Guys, reka nkwereka muri video yanjye uyirebe kugeza irangiye, nkwereke uburyo step by step y'ukuntu wakwiyandikishamo, ndetse nkwereke n'ukuntu wakwapplyinga ugiye gusaba akazi kugira ngo baje guhemba amafaranga agera mu bihumbi 50 bya buri kwezi. Amadolari 30 urumva ni nk'ibihumbi 45 cyangwa se ibihumbi 50. Barafata ubwo amadolari 30 kubene ku 1465 niyo idolari rimwe kuvunja, ureba amafaranga bajya baguhemba buri kwezi. Guys, niba utari wakora subscribe, nakwifuza kubanza wakora subscribe kugira ngo channel yanjye ijye kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ujye ubisanga kuri channel ya Tuteke. Reka turebe ukuntu wakwiyandikishamo ndetse n'uburyo wakuramo amafaranga, ndetse n'uburyo wakwapplyinga nawe bakaguhereza akazi kugira ngo ubashe gukura amafaranga buri kwezi ukaba n'umukozi wabo wa buri munsi. Okay guys, kangushimira bakomeje kwa video yanjye kuri channel yacu ya Tuteke. Channel ni yanjye, nawe nizere ko wamaze kureba iyi video, wamaze no gukora subscribe, wamaze no kwiyelikinga, no muri comment wandikemo ikintu naza gukorera muri iyi video. Icyakunaniye cyose ujye uraza kinyandikira hano muri comment kugira ngo mpite nkigukorera ako kanya. Noneho guys, ukimara gukanda kuri video urahingukira kuri page imeze gutya. None kugira ngo ubone link yo kwiyandikishaho ku bantu bataza bayikora, ngira ngo urabona kano kantu, ngira ngo urabona aka kantu kari hano hepfo, aka kamowa, aka ngaka kari hano. Aka ngaka ukimara gukanda kuri video ubundi urasahara ameze gutyo, uraza ukanda hano kuri mowa. Numara gukanda kuri mowa, urahita uza ukande aha ngaha kuri mowa. Nanone ukimara kwakanda urahita usangamo link, isa mu ibara ry'ubururu. Irabisa mu ibara ry'ubururu, niho uri buze gusanga iyo link, ubundi uyikandeho wiyandikishe. Dore uraza gusanga imeze gutya, urakanda ku kantu k'ubururu kameze gutya, ubundi utangire ukore bino ngiye kukwereka. Noneho guys, ukimara gukanda kuri iyo link urasanga muri description maze kukwereka, urahingukira ahantu hameze gutya, urahingukira ku gapaje kameze gutya. Ahangaha hejuru, ahangaha ngira ngo urabona ko urashiramo nimero zawe. Ahangaha ni ugushiramo code bari buze kukohereza kuri WhatsApp. Ku bantu ubundi nigishije bwa mbere ibi ngibi, nizere ko babizi kuri video nakoze ukuntu wakwiyandikisha muri website. Hari video nabanje nakora bwa mbere ko ngiye kongera mbibasubiremo kugira ngo mubashe kubyumva neza, kuko abantu benshi bagiye bambwira yuko kwiyandikisha byabananiye. Noneho guys, ahangaha ngira ngo urabona iyi code, iyi ngiyi uri kubona hasi. Iyi code niyo nkingi ya mwamba kugira ngo ubone nari amadolari 6 baguhereza ukimara kwiyandikisha, uhita uyahabwa ako kanya. Noneho ngira ngo urabona aha hepfo, aha hepfo ni ugushiramo password yawe. Ni gushiramo password yawe uzajya ukoresha, nanga ugashiramo password ukongera ukayishiramo isa neza niyo washizemo bwa mbere. Ni imibare 8 ushyiramo, ukavangamo n'inyuguti, cyangwa se akamenyetso kugira ngo iyo password yawe ibe verified, yemegwe. Noneho ngira ngo urabona hasi uhita ukanda aha register. Ukimara kubigira uhita ukanda hano hasi kuri register. Reka mbyuzuzemo kugira ngo tubashe kubibona. Mbere nta ikintu ugomba gukora, ugomba kubanza wahindura konti yawe. Kode y'igihugu, hinduramo kode y'igihugu yawe, kandikamo Rwanda. Ahangaha ikunze kwandikamo uri gusacinga igihugu ntabwo bikunze kuza, ahubwo wowe uraza ukamanuka aha hepfo cyane ugashakamo idarapo ry'igihugu cyawe. Nijyo shakamo. Okay, ngira ngo urabona ko Rwanda ari nguru hano narubonye, ndaza ndukandeho.
kode 250 nimero yacu, nizere ko wamaze kubona ko yagezemo. Hanyuma ngaha ndahita nza nshyiremo nimero ndaza nyishiremo, ariko ndahera kuri 7, iyi 0 ndayikuraho, mbe kuri 7 nimero gutya. Noneho guys, kugira ngo bakohereze code verification yo kuri WhatsApp, ukaza ukayipestinga, ukaza ukayishyiramo ahangaha. Iyi code nta handi yikura, bayikohereza kuri WhatsApp. Iyi ngiyi ahangaha, ngira ngo urabona yuko ahangaha ukuntu batwandikiye, ngira ngo urabibona ahangaha ukuntu banditse, baravuga please note that you can receive verification code via WhatsApp or voice notification. Okay, ngira ngo urabibona neza cyane kari uko batubwiye ko bagomba kuyiduhereza kuri WhatsApp ariho binyuze. Noneho kugira ngo bayikoze kuri WhatsApp, ihituza ugakanda hano kuri send, ahangaha n'ihituza ugakanda. Ukimara gushyiramo izi nimero zawe ukoresha kuri WhatsApp, ukoresha nimero zo kuri WhatsApp, ukahita ukanda kuri send verification, urakanda bakabanza ba verify neza yuko uri umuntu, nibyo babanza ba verify. Ukimara kwakanda ubundi bahita bakubwira aha hasi, ngira ngo urabona yuko barimo bara verify, ngira ngo urabona ko hano hasi barimo barayamverify, barebe neza uwondewe, baraca verify. Urategereza wowe gusa aka kantu kakaba success. Okay guys, ngira ngo urabona yuko baraca verify yuko ndi umuntu. Ngira ngo urabona utu tuntu turi hano, utungutu baduhaye muri iyi bora iri ahangaha. Utungutu baguhaye nitwo uri buze wandikemo hano, niba ari mu nyuguti nkuru nibyo urandikamo. Ngira ngo urabona baduhaye ngo twandikemo ta na a nkuru na 5 hamwe na d. Ngira ngo urabona yuko namaze kubyandikamo, leta za nkande ahangaha aha kuri okay. Kubera ko nimero zanjye narangije kuzifungura account, bashobora kutama iyo code, ariko ubu leta bayiguheza kuri WhatsApp. Uraza uyikopiye, uraje kuri WhatsApp uyikopiye, uze uhite uyishyira, cyangwa se ureba hano yandika, ujye uyishyire hano hahandi nakweretse. Uraza ukande hano kuri okay. Ngira ngo urabona yuko ngo namba is registration, niko bambwiye kwa ko namaze kuyandikamo. Iyo wamaze kuyikoza kuri WhatsApp, uraza ukayishyira ahangaha, ituyishyira ahangaha, nk'uyishyira warangiza ukahita buzuza n'ibi byose, ariko ukariba neza yuko invitation code imeze gutya. Ubundi gukanda kuri link iri muri description, invitation code urasanga yanditsemo ahangaha. Nusanga nayo irimo, uraza ibingibi ubifate mu mutwe, cyangwa se urebe ahantu twandika utuntu, ubundi aba ari two uzawandikemo. Password nakubwiye ukuntu ni imibare 8 ivanzemo n'inyuguti cyangwa se akamenyetso hamwe na hasi bisi. Ubundi ukahita uzuga kanda hano kuri registration, akuri register ahangaha. Kubera ko njye mfitemo account yacu ni iyi ngiyi. Noneho guys, ahangaha uburyo bwo gukuramo amafaranga babone no kubwiye ko kugira ngo kwezi bajye baguhemba abantu bakoresha iyi website, kugira ngo baguhembe ku kwezi bya bihumbi bigera muri 45 kugira ngo babiguhembe. Uhituza ahangaha strategy ya mbere ugomba gukoresha nuko ugomba kuba watumiye abantu 120 uhituba umukozi wabo, bahita bakugira umukozi wabo ukajya guhemba ku buri kwezi. Noneho gutumira umuntu ndakwereka code umuha, yamara kwiyandikisha ni ibintu byoroshye, ukamutumira yamara kwiyandikisha akahita abo muri fera wawe. Noneho ikintu nero ugomba gukora, niba udashoboye gutumira abantu, ntago bivuze yuko hano utakoreramo amafaranga, ntago bivuze yuko utayakoreramo, ahubwo wowe nta kindi kintu uri buze gukora. Uraza ahangaha kuri personal center, ni uri buze gukanda. Uraza usanga ahangaha baraba baguhaye akangaka kora ituzu kandi kora akakantu ka sign in, uraba utari wagakanda ko nakoze check in buri munsi, ukazuraje uragakanda buri munsi. Hari amajimuzi baguha ukazayavunjamo, amajimuzi done ni yangaya niyo maze kugiraho, bakahita guheza n'ama frozen 2 ahwanye na y'amadolari 3. Ahangaha araba frozen afunze, ariko ari amadolari 6 niyo uri buze gutangiriraho. Noneho guys, ukajya uri guraza ahangaha ugakanda sign in. Noneho kugira ngo ahange ukwereka handi wakura ya code ukayihereza umuntu w'inshuti yawe cyangwa se inshuti zawe zamara kwiyandikisha. Zikimara kwiyandikisha
akahita ubu muri fera wawe. Noneho wowe ikintu ndagufasha ugiye kugira ngo babandi wa muntu ushoboye gutumira agatumiramo n'abantu 55 hari bonus bamuha gusa, baguhereza bonus y'amadolari 20 uhita uyaclaiminga ako kanya ukimara kuzuza abantu 55. Noneho babandi 120 niyo wakomeza ukabashaka neno uhita uba umukozi wabo bwite ukabakorera bakajya guhemba buri kwezi, ndetse unakorera andi mafaranga arenzeho muri iyi website nk'uburyo bwo guclaiminga ngira wabonye. Noneho task iya mbere handi ugomba gutumira abantu invitation code wayikura kugira ngo ubashe kuba umukozi wabo, no gukanda hano kuri invitation reward. Uraza ugakanda hanga kuri invitation reward, ngira ngo urabona recommended friends Elana Gyms reward. Mu byo bakoramo ama gyms reward dore n'ubu ngubu urahaza ukahita ukopiya wituza gukanda kwa kane ukagasharinga inshuti zawe akaba ariko baje banyuraho bagiye ukahita nawe akahitaba umuri fera wawe. No guys, nuko nguko ibyo bintu bikorwa. Niba nawe wabishobora ubikore kabisa, biba byoroshe. Kanda like kuri video niba igufashije.